Ibihe byiza abakomeje gukurikirana Habati TV show. Ngiye kubagezaho inkuru y'urukundo rwa Eric na Deborah. Uyu Deborah yavukaga mu muryango ukize cyane pe. Wari umuryango wifashije ndetse ufite ibya mirenge. Papa wa Deborah witwaga Sirasi yari guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Naho mama we yitwaga Ivona akaba yari umuganga mukuru ku bitaro bya Ruhengeri. Aba babyeyi bose bakoraga akazi ka leta ndetse nta nubwo babonaga umwanya uhagije wo kuruhuka, dore ko bakundaga kuba mu rugo muri weekend gusa. Aba babyeyi bari barabyaye abana babiri, umuhungu n'umukobwa, ari bo Deborah na Eliya. Kwa Deborah bari bakize cyane pe. Bagiraga abakozi bavoma amazi, bakagira abakozi bateka, bakagira abakozi bakora imirimo yo mu rugo yose, ndetse bakagira n'abakozi bahiriraga amatungo, bakagira n'abakozi bahingishaga. Buri kimwe cyose cyari gifite abakozi. Bari bafite abakozi benshi ku buryo Deborah nta kintu yakoraga. Yarabyukaga agakaraba mu maso, akiborosa, akireba mu kirori, mbese nyine ari umukobwa uri aho ngaho. Agafungura televiziyo akareba, yakumva ananiwe akajya kuryama nk'abandi. Gusa nyine ntabwo yari yemerewe kuva mu rugo, ndetse na musaza we Eliya. Na Eliya nawe nuko byari bimeze, nawe yarakarabaga, akabyuka, akareba televiziyo. Iwabo bari barababujije kwigwa batembera ngo batazaba ibirara. Ariko Deborah na Eliya bakundaga hanze cyane pe, ku buryo bumvaga n'inyoni ivugiye hanze y'igipangu bakumva bashaka kujya kuyireba. Bakumva umuntu avugiye hanze y'igipangu bakumva bashaka kujya kumureba, kubera iwabo bari barababujije ngo mujye mwirirwa mu rugo, ngo hano nta kintu tubuze, turatunze, icyo muzakenera cyose tuzakibaha. Mbese bari bameze nk'abana barererwa muri boarding. Ubwo rero ibyo ngibyo ntabwo byashimishaga abo bana cyane, kuko nabo bumvaga bafite amatsiko yo kujya hanze. Bakundaga kujya hanze cyane cyane bari kumwe na papa wabo cyangwa mama wabo muri weekend, basohotse, mbese agiye nko kubagurira nk'akantu kadasanzwe. Icyo gihe niho babonaga umwanya wo kuba basohoka. Umunsi umwe Deborah arasohoka ajyana n'umukozi kuvoma, maze umukozi agenda amutukagura pe. Agenda atukagura Deborah amubwira ati, niko yewe Deborah, wambabariye ugasubira mu rugo ko amazi ndayivomera. Uyoboye ko ariko kazi bampaye ko kujya mvoma amazi koko? Ubwo urumva nyine yuko kwa Ntunza kwa Deborah aho hafi aho nta migezi yari ihari ngo babe barafashe umugezi. Imigezi yari ihari yari amasoko, niyo mpamvu bari barashatse umukozi uvoma amazi. Nuko maze Deborah aramutakambira ati, Olivier ndakwinginze, Olivier nkunda, ndakwinginze cyane, wambabariye nkajyana nawe, cyangwa nkazajya nsohoka nkareba hanze basi, ko nzajya nguha amafaranga mu rugo bampa iyo badusohokanye. Ati iyo mu rugo twagiye mu gutembere i Kigali ahantu bita kuri hoteli ya Serena, tugerayo bakaduha buri kimwe cyose, ndetse nanjye na musaza wanjye Eliya nta kintu batwima, amafaranga barayaduha, ibyo kurya bakabiduha, ndetse nazakuzanira n'akaji, cyangwa niba ukunda na yawurute nkayikuzanira. Nuko maze Olivier, uwo mukozi wo mu rugo yitwaga Olivier, arangije arabyanga, aramubwira ngo ererere, ngo wamenya gushukana muko, ngo uragira ngo uzanyimisha akazi, ngo uyobewe amabwiriza papa wawe yampaye. Noneho yarambwiye ngo ntuzigere uva muri iki gipangu, ngo cyane cyane wowe, ngo arabizi ko abakobwa bashukwa n'abantu benshi. Ubyibuze wenda yaba ari Eliya ubinsabye nari kumureka akagenda, ngo ariko wowe Deborah ngo nkureke? Nuko maze Deborah ararira cyane, akarangije aramwinginga ati, Olivier nkunda, abimubwira bwa kabiri, wambabariye nkazajya nsohoka basi nkareba hanze n'iminota 2 gusa, nkongera nkagaruka mu gipangu. Urumva ko yari amaremerewe cyane pe. Kwigwa mu gipangu byari ikibazo kuri we, atareba n'abantu bo hanze. Yasohokaga bamushize mu modoka bahita bagenda iwabo, bari batunze imodoka. Urumva byari ikibazo. Arangije baramubwiye ati, ngewe nzajya nguha 2,000 ku kwezi, ntabwo nzayabura, aziyongera ku 10,000 papa aguhemba. Urumva ko ayo mafaranga yaba ari menshi.
Umukozi Olivier arangije areba agahinda ka Debora, areba ukuntu Debora amarira arimo azenga mu maso, umva biramutangaza pe, nawe yumva amugiriye impuhwe. Arangije aramubwira ati Debora, ati ndakwinginze ngiye kubikwemerera ariko ntuzabivuge, ntuzabibwire na musaza wawe Eliya, atazabivuga ugasanga uranyirukanishije. Nuko Debora ashimira Olivier ati Olivier urakoze cyane, ati ariko gusa ntawe nabibwira, subizi ko ibanga ari irya babiri. Ako kanya Debora na Olivier bahise bajyana hanze barasohoka, dore ko Debora ari ubwa mbere yari asohotse noneho yabaho. Ubwo bagiye ku mugezi bajya kuvoma amazi, bagenda baganira, Olivier akagenda amwereka ibirunga birimo za Karisimbi ndetse na za Muhabura, akagenda amwereka ibindi byinshi, ati hariya ni aho bakorera amandazi, ati hariya ni aho bacuruza imyenda, hariya ni aho bacuruza inkweto, mbese akamwereka buri kimwe, dore ko iwabo ibintu byose barabibazaniraga ariko baba mu gipangu. Ubwo rero urumva ko Debora kuba yari asohotse yari afite amatsiko yo kureba ibintu byinshi. Ndakwibutsa wowe ukurikiye iki kiganiro wibuke ko Debora atari yahura na Eric. Ubwo barakomeza baragenda, Debora akagenda abwira Olivier ati mbega akayaga keza, ati papa yari yaraduhombeje byinshi pe. Umukozi ati humura uzajya ugenda. Ako kanya bahise bagera ku mugezi, basanga abantu benshi baje kuvoma, hari abakobwa bari gukina turuwa, abari gukina umupira w'amaguru, hari abahungu n'abakobwa bari gukina bavanze, ndetse byari ibintu byinshi pe. Maze kubera Debora yari ubwa mbere ageze ku mugezi, kumenyana n'abantu batamuzi, akazajya nyine bamwitegereza bakamureba, ndetse bikamutera isoni ryo kuba yicaye aho hantu atazi n'umuntu n'umwe. Maze ariyicarira yegerana na Olivier ategereza kuvoma, kubera ko hari abavomyi benshi. Maze Debora ababwiye Olivier ati Olivier reka mbe nigiriye gukina na bariya bana bari gukina agapira hirya, ati nanjye njye kureba nabibwire bamenye, ntabwo baba banzi cyane, baba bambona papa ntwaye mu modoka gusa. Ati nusoza kuvoma umpamagare tuzamuke maze dutahe. Ubwo yabwiraga umukozi w'iwabo Olivier. Nuko Olivier ati nta kibazo Debora. Debora yatangiye gukina. Uko bagendaga bakina, Debora yabonye umuhungu urimo kujya amwitegereza cyane, mbese yari yarakunze ukuntu yisukishije, ukuntu ari akana ko mu bakire gasa neza ukurikije bo n'ukuntu bambaye. Maze Debora nawe baramubonye, amubonye nawe aramwitegereza, akazajya amwitegereza bakongera bagakina. Hashira amasegonda bakongera bakamurebana, bagahuza amaso bagaseka, kubera Debora ari ubwa mbere yari asabanye n'abana ba karitsiye. Ako gahungu kazajya kongera kakamureba cyane kagaseka nako, maze na Debora nawe akongera akamureba agaseka nyine tu. Nuko maze ako gasore karangije kabwira bagenzi bako ati reba kari agakobwa ukuntu kambaye neza we, ati reba disi ukuntu gafite ibisuko byiza. Nuko barakomeza maze barakina ariko barebana cyane. Maze Debora aragenda ahamagara uwo muhungu, aravuga ati niko yewe musore. Abahungu bose bari aho barikanga batangira kwibaza uwo ashaka, bose bashaka kuzira rimwe. Maze Debora aba aravuze ati ndashaka uwo muhungu wambaye agapira k'icyatsi naba ari uzane mubwire. Ati hari ibyo nshaka kumubwira, mwebwe ntabwo mbashaka. Nuko uwo muhungu agenda ariko afite isoni, kubera yari yambaye imyenda yashaje yacikaguritse ndetse bitanameshe, dore ko umenya hari yaraheruka gufura kera. Maze Debora aramusuhuza, arangije aramubwira ati umeze ute se musore? Uwo musore aramubwira ati meze neza. Ati wowe umeze ute? Maze baramenyana nyine aramusuhuza. Debora arangije aramwibwira ati ngewe nitwa Debora, ntuye hariya ruguru. Ati ni twebwe ubona baduciye mu modoka kuri kiriya gipangu. Ati
kiriya gipangu nyine cy'umutuku. Umuhungu arangije ati mbese ntiharanjya mbona, ati na papa wawe njya nkunda kumubona atwaye imodoka we, ati ni hariya. Debora arangije mu matsiko menshi nawe ababajije uwo musore ati none se wowe witwa nde? Ndabashimiye kuba mwateze amatwi Herbert TV Show, aho nabagezagaho inkuru y'urukundo rwa Eric na Debora episode ya mbere. Naho muri episode yacu ya kabiri y'ubutaha, mbibutsa gukora subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo muzajye mubasha gukurikirana izindi story. Ngewe wabagezagaho iki kiganiro ndi Tuyisenge Iberi aka Herbert Anajua. Tuzahurire muri episode yacu ya kabiri. Ciao ciao, ndabakunda cyane.